magambo, in other words, Idris niwe ugiye kuba Kristo mbere yuko ubaha Kristo. Idris is going to be Christ before you submit to Christ. Dufite ikibazo gikomeye. We have a very big problem. Igihe kameme nababwiye ko ndi pasiteri nimbivuga mwumva impamvu ndi kubivuga. I told you I'm a pastor. Please Hano listen nabonye to me abandi when I bakozi say it. b'Imana ndibabaza bari bubyumve. I also saw other men of God Dufite here. ikibazo cy'abadamu muri Kigali. We have a problem of rising Basigaye Kigali bumvira abapasiteri kuruta abagabo who babo. listen more to their pastors than their husbands. Badamu ko mutangiye kurangara mu ndebe. Please look at Mwebwe me, mwaje wives. mugora mu ndebe. Look at me. I'm talking to Dufite you. ikibazo We have a problem cy'abadamu. of women. Iyo pasiteri aje kugusura, When the pastor come visit you, itazifu nk'Imana it's yagusuye. as if it's God who is Ni visiting bibi you. oya ntago ari byiza munyumve neza. Listen to me. N'abadukurikiye online ndabizi bya social media munyumve neza ntago ari bibi. Even people who are following me on Ariko social media, nimba listen ushobora to me. kunkorera ibintu ngewe nze kugusura utakorera umugabo wawe, something is wrong. But if you can do things to me who is visiting you and you cannot do that to your husband, something is Niyo mpamvu wrong. abagabo banyu benshi badakizwa. That's why many of your husbands Muzi are impamvu not badakizwa? saved. Do you know why they are not Nuko saved? ni mwebwe mwakagombye kuberera imbuto. Because you are the one who are Ariko supposed to pasiteri bear wawe fruit. wamuhinduye Imana. But you have transformed your pastor into Umugabo God. aravuga ati no pasiteri yambwiye ibi. Your husband said you're like, Ni no, gute pastor pasiteri said. yinjira mu rushako rwanyu muri babiri? How can the pastor enter into Kandi marriage? mujya guhura mutari muri kumwe. And when you met, he was not around. Ndabizi abantu b'iki gihe ntago mugikunda ukuri. I know people of nowadays, you don't like the truth. Vestine, Verse I'm 10. your pastor, The pastor but wawe. he is your first pastor. Ariko niwe pastor wawe wa mbere. Niwe ugomba kumva. He is the one you have to listen first. Ongera ugarura ikintu muri societe tubona abakobwa bazi kugandukira abagabo babo. Please show the society that it is very possible Uyu to munsi submit to dufite your husband. ikibazo umugabo aravuga n'umugore nawe akavuga. Nowadays, the husband saying the wife also speak back. Ntago tubyanze. We are not against Ariko that. uburyo bikorwamo. But the way it Ntago happens, tubikora mu buryo bwa submission, mu buryo bwo kuganduka. we don't do that in the way of submission. Tubikora mu buryo harimo pride nyinshi. We do that with too much pride. Vestine, Verse 10. he is your first pastor. Niwe pastor You wawe need wa to mbere. submit to him. Ugomba kumugandukira. Before you cook to him, Mbere yuko umutekera, submit first of all. banza Submission umugandukira. is icyo bivuga. Do you know what submission is? Vision yawe Your shyira kuri vision, we. put it on him. Umuhamagara Imana yaguhaye shyira kuri we. Put your calling on him. Icyo ufite cyose muri wowe ugomba kugikoresha uca bugufi ugandukira umugabo Imana iguhaye. Whatever you have, you have to use it by submitting to Iyi your ni Bibiliya husband. bivuze ntabwo ari Jackson It is bivuze. ubukwe bwa Vestine bwaraye bubaye ariko kimwe mu bintu byavugishije amagambo abantu benshi ni impanuro umupasiteri wari ufite inshingano yo kubwiriza ubutumwa mu bukwe bwa Vestine na Idrissa. Ni zimwe mu mpanuro uyu mupasiteri ahaye Vestine, aho zakomeje kwibazwaho n'abatari bakeya. Abenshi bibaza impamvu uyu mupasiteri avuze amagambo angana kuriya, bibaza impamvu umupasiteri ahisemo kugira inama Vestine zimeze gutya kandi hari ibintu byinshi yarakwiye kumubwira bitari biriya. Ariko nanone ababyeyi benshi babishimye, bishimira ko byibuze hari abapasiteri bagifite agakiza cyangwa se bagifite icyo twakwita nk'umwuka muri bo. Hari abapasiteri bakishimira ko ingo zo mu Rwanda zatera imbere, dore ko bamwe mu bapasiteri b'iki gihe aribo bari inyuma yo gutuma ingo zo mu Rwanda zitera inyuma cyangwa se zisenyuka kubera inyigisho baha abakristo babo ndetse n'uburyo bafatamo abagore b'abandi bagabo biba biteye inkeke kubera ukuntu baba bizewe n'abo bagore, bigatuma bakoresha ibintu bidakwiye kandi ari abavugabutumwa bafite inshingano zo kuba bagafasha ahubwo urwo rugo kugira ngo rukomeze rumere neza rutere imbere, barurinde gusenyuka. Ariko ugasanga abapasiteri namwe mu bantu bagize uruhare mu gusenyuka rw'urwo rugo kandi ari ibintu rwose biba bidakwiye cyane. Kubona urugo rusenywa n'umupasiteri kandi ari umuvugabutumwa, ari umukozi w'Imana, ugasanga ahubwo niwe ugize uruhare mu gusenyuka kwarwo. Rero byari mu bukwe bwa Vestine ndetse na Idrissa wa Drago. Akaba ari ubukwe rwose bwabaye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Ni ubukwe bwagaragaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bugaragaramo impano zigiye zitandukanye, abashyitsi benshi bagiye batandukanye. Ni ubukwe bwabaye amasaha menshi ariko ni ubukwe bwari buryoheye amaso, dore ko abantu bose babwitabiriye rwose batashye ubona bishimye, ubona bafite akamwenyu ku maso, bavuga ko ari ubukwe bwari bwiza, bishimira urugo ruhire. Uwitwa Vestine ugiye kurushinga rwose na wa Drago, umusore ukomoka mu gihugu cya Chad, umwe mu basore b'abaherwe b'abakire cyane rwose. Vestine umukobwa w'umwadeperi, umukobwa
usenga Imana, umukobwa ukunda kuririmba rwose, umukobwa ufite umuco mwiza, ufite indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Wabonaga ko yari iby'ingenzi kuri uno mukobwa rwose yarabonye umufasha cyangwa se yarabonye umugabo mu gihe gikwiye, kandi umugabo ugomba kumwitaho akamurinda ibibazo, akamurinda ibintu n'ibiki byose. Wabonaga ko rwose ari ibintu bisa neza, bari bambaye neza. Hari n'indirimbo rwose nziza Vestine aje kuba yaririmbira umugabo we, aririmbira n'abari batashye ubukwe bwe, aho Vestine rwose yagaragaye aririmba indirimbo Ihema. Ni indirimbo ikunzwe n'abatari bakeya, ni indirimbo ku rubuga rwa YouTube yarebwe n'abantu barenga miliyoni, abari indirimbo barebwe n'abantu benshi cyane. Ubona ko rwose byari ibintu byari biryoheye amaso. Abitwa ba Israel Mbonyi bari bahari, abitwa ba Kevin Kade bari bahari, abasore bitwa ba Irene Murindahabi bari bahari, kandi babukereye batanze impano zikomeye cyane, bafashije urugo rwa Vestine kugira ngo rukomeze rutere imbere. Dore ko hari n'amakuru avuga ko umugabo we wa Darago ari umwe mu bakire ba mbere bakomeye hariya mu gihugu cya Chad. Ni umugabo w'umukire rwose. Twavuga ko Vestine atomboye gushaka muri famiye ikize, ariko n'ubundi bigaragarira mu bantu bari bitabiriye ubukwe. Urebye ukuntu amatike yo muri Afurika bahenze cyane, ukareba umubare w'abantu bari baturutse muri Chad bitabiye buno bukwe, tubona ko ari ubukwe bw'igitangaza, ari ubukwe bw'akataraboneka buriya. Ese abantu bake bapfa gufata itike bagatega bakajya kureba ubukwe, ariko urebye ukuntu abanya-Chad bari benshi mu Rwanda, ni ibigaragaza ko umugabo we rwose imiryango yabo yifashije ari imiryango ikomeye, atari imiryango ipfuye kubaho cyangwa se atari imiryango ipfuye kuboneka, ahubwo ari za famiye ziba zikomeye zifashije neza cyane. Rero witwa Irene Murindahabi nawe nk'umuntu wabafashije mu kuzamuka, akabafasha muri kariyeri yabo y'umuziki, ni umuntu rwose babanye kenshi cyane, ni umuntu wabagejeje kuri byinshi bigiye bitandukanye. Nawe yaje kubagabira inka rwose, kandi abonaga ko yishimiye kuba ashyingiye uno mukobwa, aho Irene we kubwe yavugaga ko uyu nguyu ari nk'umwana we. Urebye uburyo yamwitagaho, uburyo yamufataga, uburyo yabakoreshaga bari gushutinga indirimbo, ubona ko rwose ari umwana yitagaho nk'aho ari umwana we. Dore ko nawe n'ubundi yamuheshaga amafaranga, kuko izi YouTube channel za Irene nibo bazikoreshaga cyane. Indirimbo bashyiragaho bazishyiraga kuri YouTube channel za Irene, ari we uzigenzura. Bisobanuye ko rero nawe yabakuyemo amafaranga menshi. Kuba yari kubitura rero kumuha impano nziza nk'iyi ngiyi, akamuha inka, ni ikintu cyasaga neza, ni ikintu cyagishimishije. Rero twakwifuriza urugo ruhire Vestine washinze urugo, ndetse tukanifuriza Dorcas ko nawe yazarushinga kandi rukazakunda cyane.